Hey, what's up, ladies and gentlemen? And with you, it's your boy, Mr. Zinzi, Papa Africa, the president of comedy, the industry of laughter, the package of a jokes, the hilarious one. Yeah, muraoneza abanyarwanda kazi nizire komeze neza, of course, nanjye meze neza n'umuhungu wanyu Mr. Zinzi, Papa Africa. Hey, uyu munsi rero turaza kuvuga ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere tuba tuvugaho ni ngewe, icya kabiri ino ndirimbo ya Papa Cyangwe, Fireman na Afrique bayita It's Okay. Papa Cyangwe rero ntabwo ndamenya ngo ibyango yabibyaye ryari. None Fireman ikibiriti ekaye vayo ntabwo ndamenyana n'ubu ngubu ngo bari kutujyana hehe. Ariko byereka tubyehorera. None indirimbo yabo mani bayita It's Okay, nizere ko mwayirebye batarayireba nta kintu turi kuvugana, nta kintu naba tugufata. Iyi ndirimbo bayita It's Okay, ariko ino ndirimbo irimo ikintu bitukuri bro. Irimo ikintu bitukuri. Nimwe mujya ndabeshya manze mwumve nkako kantu. Sinakwijeje Ferrari na Bugatti no. Nese ariko bimwizeza nawe ntabyo agira. Wakizeza umuntu ikintu utagira se. Na Papa Cyangwe nawe uri umukene. Sinzi wabona Papa Cyangwe nawe uri umukene. Yego nyine nanjye ndi umukene ndabyemera, right? Kuko na Papa Cyangwe ntago ari umukire pe, nyina Papa Cyangwe turi mu gatebo kamwe. Baza ngo gatebo nyina Papa Cyangwe turimo k'abantu batagira n'ikintu na kimwe bakita ngo iki. Saki. Turi mu gatebo k'abasakintu. Papa Cyangwe nta kamotoka, nta kagare, nta nakamoto. Nega bike na Papa Cyangwe tega bike. Hazabiyemera atega bike. Hari akamodoka agira, hari akamoto sara nanjye ntabyo ngira. Turi mu gatebo k'abasakintu. None. Rero Imana duhana umugisha n'abandi mwese muri kuri no video turi kumwe mu gatebo k'abasakintu. Mwari muri ariko. Mani indirimbo rero ni nziza bayita It's Okay, Fireman, kiribiti nako kibiriti, Afrique, Papa Cyangwe, It's Okay. Iyi ndirimbo nakomeje kuyumva ariko ntabwo neza ko Papa Cyangwe rero ari umwiyahuzi. Nuko nawe nzi ko ari umwiyahuzi. Reka babwire ikintu kigaragaza umwiyahuzi. Ni umuntu wishora mu bintu azo ko bizarangira kandi neza ko bizarangira nabi ariko agakomeza akabyishoramo. Kandi abizi neza ko bizarangira nabi. Nimba mugira ngo ndabeshya nimwumve nk'aha. Nari mbizi ko imitima y'abari ari migari bizarangira nshyizwe ibikari. None se ko yarabizi ko bizarangira ashyizwe ibikari kubera icyo yakomeje akajya gutereta. Ntabwo yahuze muri kumva mwaho. Ntari shababu muri kumvamo. Ntari kaida. Yandi kuvamo Sama Ben Laden. Wowe urabizi neza ko bizarangira ushyizwe ibikari ariko n'ubundi urakomeje ugiye gutereta kozo ko subwi yahuze. Papa Cyangwe rero nahawe ndi kubona ubwenge bwawe buri kugenda bukendera. Nese umurano n'ubutiri kugenda bukendera. Ese Papa Cyangwe nta gasambu, nta kamoto, nta kagare, nta kamodoka, n'ubwenge abubure koko. Wasigariye kuki? Ntacyo. Nyego nyine nanjye ndabyemera ibyo byose ntabyo mfite ariko nanjye n'ubwenge ntabwo da. Ewe. Ega nyina Papa Cyangwe turi mu gatebo kamwe ka sakintu. Nukuvuga nende kuvuga ati wenda mu gatebo kacu ka sakintu nta kamodoka, nta kamyo, nta kagare, nta gapikipiki, nta gaki. Wera to dufite ubwenge ariko n'ubwenge ndikuva buri kugenda bukendera. Umuntu abonye ibintu byamugirira nabi aho kubivamo atangiye kubyishora mu ubwo. Oh shit. Papa Cyangwe nawe uri inshuti yanjye ndagufana ndanagukunda ariko sha utangira ukoresha umutwe nyine utekereza kurusha kuwukoresha wiyogoshesha gusa. Koresha ubwenge wowe uriya uroye ku muntu uzi neza ukuntu ibintu bizarangira yo huzu. But anyway, ndongera bisubiremo no ndirimbo bayita It's Okay, Papa Cyangwe, Afrique na Fireman. Ariko manireka mabwiza ukuri. Sibyo? Abahanzi n'abantu bambere batujyanira mu Kigali tukemera ibintu tutanazi kandi nta nibibaho. Nukuri kw'Imana. Tugendera mu Kigali tukemera ibintu bibaho mu buryo butanabaho kandi ibyo bintu mu by'ukuri ntabibaho. Niba mugira ngo ndabeshye ntitugendera mu Kigali mu nyumvire nk'aka kantu. Ndagufashe nka marayika muri kasha. Turetse kugendera mu Kigali ko mwese muzi Bibiliya mwazisomye, hari ahantu muzi handitse ngo habaho marayika umurika. Hari ahantu muzi muri Bibiliya byanditse ngo marayika runaka umurika. Hari ahantu mubizi. Icyo ni Kigali nta ubaho waraba marayika baba nabasanzwe nta marayika umurika bo. Kuri isi no mwijuru hamurika ibintu bitatu: ukwezi, izuba n'inyenyeri, wenda n'amatara yo kwisi da. Hari ahantu kwanditse marayika umurika. Okay, si muzi Bibiliya, mugende muri Bibiliya mwandike muri comment, mwandike umurongo
igitabo ubwo aho byanditse hose nyine muri detail mutubwire ngo hano hantu haranditse ngo nuko marayika umurika abonekera kanaka mu bigaragaze neza ko handitseho marayika umurika ngo yamufashe nka marayika umurika yahuzu but anyway nimba ari nziza ndongera mbisubiremo bayita it's okay Fireman Papa Cyangwe Afrique agatango Afrique afite indirimbo cyashya bita Maibu uzira ko no mwayirebye Papa Cyangwe na system indi mayiti mashyashya Fireman ntago ndamenya neza nimenya nzababwira ariko mbasure bose ku ma digital platforms yamuraza kubibona none indirimbo natungo no gusanga harimo message yuko abakobwa b'i Kigali ari abarimu buryo bwose abakobwa b'i Kigali na abarimu ntabwo nari mbizi dore niba mugenda babeshye nimwumve kano kantu warakoze kunyigisha ububandi dondi nabaye nk'umufundi kuki mutambwiye ko abakobwa b'i Kigali bigisha igifundi kuki mutambwiye ko abakobwa b'i Kigali bigisha igifundi ngo dondi nabaye nk'umufundi kumba umusaza yigiriye mu ishuri yiga kuba umufundi natwe turaza ubu Papa cyangwa umuziki umunaniye mu gifundi ariko rero ubu nibwo nkimenya ko abakobwa b'i Kigali bigisha igifundi reka mabwiza ukuri ariko hari abakobwa b'i Kigali ndeba abona batakigisha igifundi gusa we na Luke nka DJ Brian niyo murebye shaba rambona yakigisha na karate ariko nkiyo ndebye nishimwe Naomi nkurikije ukuntu aba yisetsa ubusa base ku busa yakigisha nko guteka ibiryo akabishiriza wenda tuvuga urugero akora nk'amavideo kuri YouTube wenda yiganye nka Antoinette kuri Antoinette akora amavideo yo guteka kuri YouTube wasaka nimutujye muri amavideo ya Antoinette yo guteka kuri YouTube haba ubundi mwebwe bite byanyu mujye kwereba nyine akora ikiganiro bita Is Delicious mugende mukirebe nuvuga ngo nka nawe mamwigaye nyine nanga agiye guteka ibiganiro kambayeho ngagiye guteka ibiryo kuri YouTube nukuvuga hello guys my name is Nishimwe Naomi, welcome to my YouTube channel. Angiye kubigisha how to cook food and ukabishiriza. Uri Nishimwe Naomi. Hanyuma n'abakobwa mwese mu Kigali muzi ko muri abanyeshuri, amini muri abarimu, mukomeze mutwigisha ndetse turashaka kwiga n'ukuri. Umukobwa rero mva ritari kwigisha igifundi nanjye ndi tayari kukiga. Wow! Yahuzu. Indirimbo rero ndi kuyumva. Hari ikintu kimwe cya popinze muri mind, right? Murabona indirimbo ni Afrique, Fireman na Papa Cyangwe bayita it's okay. Honorable nagize Afrique hatangiye kuririmba. Numva mbaye weird. Birandenze. Ndavuga se Afrique ubu ngubu koko. Kuko hari nk'ahantu yageze araririmba ngo navuga ko wamambe kuko wamayamaide. Mitavuga ata wait. Reka nicare hamwe noneho cy'uru ubwenge ku gihe numva mayide bamuhaye. Igiye kumva numva mayide bamuhaye ngo It's okay ubundi nararompetse. Ese mvuga ati shafuri ayo nta mayide yarimo pe. Ayo nta mayide yarimo pe. Ntayo. Ubu kandi this Afrique nawe aricara akavuga ati ubunanye ndi mu basore bafite mayide muri Kigali. Ayo nta mayide yarimo. Amayide yo kurompeka nta mayide yarimo. Yego ndabyemera nanjye nta mayide ngira pe. I understand. Ariko no ayo mayide baguhaye Afrique nta mayide yarimo pe. Ubu kandi Afrique najye yicara akavuga ati ndi mu basore muri Kigali bafite mayide nk'ubu nka Ministeri y'Umuco na Sport na mini y'urubyiruko yicaye akavuga ati ngabasore bose bafite mayide ngo guhera ku myaka 18 kugera kuri 30 gasho ngo tuzahore kuri stade ngo duhuza mayide ngo tubyaze umushinga Afrique nawe yajya ngo nafite mayide. Sa mayide no uruko za soni. Afrique ngubwiza ukuri ndabyemera nta mayide ngira ariko nawe ayo mayide baguhaye nta mayide yarimo. Ngo wararompetse ubwo se nta mayide ayo nta mayide yarimo ntayo ayo sa mayide no uruko za soni ewe ubu nawe uricenga Afrique mfite mayide Ewe nuko yifite akaririmbo gashyashya bita Maibu. Anyway Afrique afite akaririmbo gashyashya bita Maibu mugende mwumve mumbwira ayo mayide arimo namwe ariko rwose but anyway Fireman rero indirimbo ye nayumvishe we na Papa Cyangwe na Afrique bita it's okay. None nge Fireman ko irya amaze muri game n'ukuntu yashatse n'umugore n'ukuntu ikenze ko Fireman yabaye mukuru kumbe wapi. Nukuri Fireman nawe nagajya bamukuru imba mugenda ndabeshe ni mwumve nka kano kana. ziko nawe utapfa kubona undi ukukira igisanzwe. Sha Fireman uribeshye. Ntago yabura undi umukirigita nkawe gukirigita gutya ngo giri. Sorry ndikigise sorry. Ariko ntago yabura undi umukirigita ko nguko.
sorry ndikirigize sorry gufasha Fireman ntago yabura umuntu umukirigize uko nguko kanikarme none ni kirigite ndikirigiza sorry nanjye ntago nabona umuntu nyirigita nkanjye but anyway Hey yo, what's up dude? How you guys doing? I hope you guys komeze neza, of course. Nanjye meze neza no mungu wanyu Mr. Z Papa Africa. Yeah. Well, so guys, thank you so much for the video challenge. I hope ko mwayenjoyinze and ni indirimbo bita It's Okay ya Papa Cyangwe Fireman kiri biti na Afrique. Bayita It's Okay. Ndumva kuri digital platforms zabo hose iriho. Jya kwishakira kwa Afrique, ujye kwishakira kwa Papa Cyangwe, ujye kwishakira kwa Fireman. Ariko nimba umuhanzi akoze indirimbo nini nko kubahwitura ntabwo ari ngombwa ngo murebe iza Papa Cyangwe gusa cyangwa iza Afrique gusa, mugomba guhita mwongera mugazenguruka ama digital platforms yabo nyine mukongera mukareba za ndirimbo zabo, of course ko baradukubise amahiti ya danje ngo ngubu Fireman yadukubise kera zikiri gutrending za Papa Cyangwe za Afrique, and of course Afrique bafite n'indirimbo nshyashya bita My Boo imaze igihe kiri nayo isohotse like ejo ndaje ngikoreho challenge. Anyway guys, kindi yakazajya agira umuntu urakara nangwa ngo avuge nabi ngo wenda ngo manavuze ngo umuhanzi ngo ni ikibwa nangwa ngo nta bwenge agira, no, abari joke abari blague mu Rwanda gutebya ni ibintu byahozeho na n'ubu biracyahoraho. Hanyuma rero nimba babikubabaje nawe uriki agataho nyine nakagira umuntu urakara nangwa ngo avuge nabi, abari joke abari urwenya tuba turi gutebya tuba turi kuganira ahundi mutima mubu uri inyuma abari kujya gusanga abantu bishime, so like rero mujya mubifata nk'urwenya nzajagira umuntu birakariramo, right? Yeah. Ikindi guys, I'm like usibirenze ibyo ntago byaba ari amahane, sibyo? Mane bakumugisha.